Umunsi wo kuwa mbere tariki 21 Mata wabaye umunsi mubi cyane kubemera benshi ba Kiliziya Gatolika nyuma yuko ku isaha y'isama n'igice aribwo i Vatican habyukiye amakuru mabi cyane yatunguye benshi ndetse akanashegesha imitima ya benshi. Aya makuru yavugaga ko Papa Francis wari umaze imyaka 12 ari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yitabye Imana ku myaka 88. Niyo muntu udakomoka mu gihugu cyo mu Burayi wabaye papa mu kinyacumi gishize ndetse akaba n'umupapa wa mbere wakomotse mu gihugu cyo muri Amerika y'Epfo. Bamwe mu babashije kumenyana nawe bavuga ko yarangwaga no kwita ku bakene ndetse akaba ari nabyo byamuteye guhitamo Francis nk'izina rye, ariko moye kuri Mutagatifu François Tarsisi nawe waranzwe cyane no kwita ku bakene mu buryo bw'umwihariko. Sibyo gusa kandi yaranzwe no guca bugufi byamuteye no guhitamo kuba mu icumbi rya Saint Martin, akarika ingoro nziza irimo byose y'i Vatican kugira ngo akunde guhura na ba mukerarugendo banyuraga i Roma mu by'igihe gito. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu Ntiwamenye tugiye kurebera hamwe bamwe mu bakaridinari bari gushyirwa mu majwi cyane mu kuba basimburanya kwigendera Papa Francis. Ndagushishikariza kureba ikiganiro kugeza kirangiye kuko harimo n'umunyarwanda Karidinari Kambanda. Gutora umupapa mushya ni kimwe mu bintu byitonderwa cyane ndetse binagoye cyane kuko uwo muntu ugiye gutorwa abagomba kuyobora miliyari zisaga 2 z'abayoboke ba Kiliziya Gatolika ku isi hose. Iyo umupapa apfuye hashyirwaho iminsi 9 yo kumwunamira, maze nyuma y'iminsi 9 hagati y'iminsi 15 na 20 Kiliziya Gatolika igatangira ikintu cyihariye cyitwa ikurikiranya ry'abapapa. Ibi bivuze ko abagiye gutorwa papa mushya bikoreye mu cyumba cy'ibanga cyihariye cyitwa Chapelle Sistine i Vatican. Iki cyumba ni kiba cyemerewe kugeramo telefone cyangwa se ibindi bikoresho ibyo byose bya tekinoloji byafata amakuru. Aha niho rero hateranira itsinda ry'abayobozi bakomeye ba Kiliziya Gatolika bitwa abakaridinari baturutse mu bihugu byose bigiye bitandukanye byo ku isi. Aba bakaridinari baraganira bagasenga hanyuma bagafata umwanzuro w'umukaridinari ugiye kuba papa mushya binyuze mu matora akorwa inshuro nyinshi ndetse zisubiramo kugeza batoyeho bahuriyeho bose. Izina rya mbere riri kuvugwa cyane mu bashobora gusimbura Papa Francis ni iry'umukaridinari ukomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani witwa Pietro Parolin. Uyu mukaridinari gufatwa nk'umwe mu bantu bari guhabwa amahirwe menshi yo gusimburanya kwigendera Papa Francis kubera ko yakoranye bya hafi na Papa Francis mu gihe cy'imyaka myinshi ndetse akaba yari n'umunyamabanga wa Kiliziya Gatolika i Vatican. Bityo rero ibintu byinshi bya Kiliziya Gatolika arabizi. Abantu bavuga ko ari umunyabwenge wuje amahoro kandi azi gukorana n'abayobozi bose bo ku isi kimwe na Francis. Irindi zina riri kuvugwa cyane ndetse rivugwa n'ibyiringiro byinshi byuko ryakongerwaho titire ya Papa Francis ni Karidinari Fridolin Ambogo ukomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Azwi nk'intwari kandi ni inyangamugayo ndetse by'umwihariko aharanira ubutabera cyane mu gihugu cyahuye n'intambara nyinshi, ubukene n'urugomo nka Kongo. Abamuzi bavuga ko Ambogo avuga bashize amanga, arwanya ruswa, urugomo ndetse agakunda kurwanira abakene kandi ko ahora ahagaze ku ruhande rw'abadafite kirengera. Mu gihugu cya Philippines naho haza undi mukandida ukomeye kandi ukunzwe cyane, Karidinari Luis Antonio. Uyu nguyu nawe akunzwe na benshi kandi azi kuganira cyane agahuza n'urubyiruko. Ibi ngibi bituma abantu bose bamwisangamo maze nawe bakamugera nyambere mu bo babona ko bakwiye umwanya wo kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Rimwe mu mazina akomeje gutangaza benshi ni iry'umukaridinari w'u Rwanda Antonio Kambanda. Uyu nguyu yavutse tariki 10 Ugushyingo 1958, yabaye musenyeri wa Kibungo kuva muri 2013 kugeza 2018, aho kimwe mu bintu bikomeje gutuma nawe ashyirwa mu majwi cyane ari uko Papa Francis yaraherutse kumuzamura mu mwaka wa 2020 akamugira umukaridinari wa mbere w'u Rwanda. Ibi kandi biherekejwe no kuba Karidinari Kambanda yigisha ku byerekeranye n'urukundo, kwiyunga ndetse n'imbaraga zo kwizera nyuma y'ibihe, kuko muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yabuze umuryango we wose, ariko aho kugira ngo arakare ahitamo inzira yo kubabarira n'urukundo. Ku mwanya wa nyuma afite undi mukaridinari ukomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani witwa Matteo Zuppi. Akora ibikorwa byo kuzana amahoro mu turere turimo intambara no gufasha abadafite kirengera. Nawe rero ibi bikaba biri kumuhesha amahirwe yo kuba yazatorerwa kuba papa mushya agasimbuye Francis. Ni naho nsoreje rero ikiganiro cyacu cy'uno munsi cyagarukaga ku bakaridinari bateganyijwe mu gusimbura nyakwigendera Papa Francis, ari nako dukomeje kumwifuriza iruhuko ridashira. Niba rero iyi nkuru yacu hari aho yagukoze, ndagira ngo ngusabe gukanda like, kuyisangiza inshuti zawe ndetse no gusiga comment utubwira uruhande uhagazeho muri aba bakaridinari bose. Mbese amateka yaba agiye kwiyandika nyuma y'imyaka amajana n'amajana ishize hakongera hakabaho papa ukomoka mu gihugu cya Afurika? Munsubiza hasi muri comment. Mwakoze kuneka amatwi. Amazina ni Rumba Shadrack, gukomeza kugezaho amakuru yizewe atari ivumbi ku gihe binyujije kuri channel yacu kandi yanyu Ntiwamenye TV. Mukomeze kugira ibihe byiza.
your parents a gift or an ATM card